dore Bruce Melody na The Ben njye nanabibabwira muzambare ino video izagere kuri Bruce Melody na The Ben aka kanya mwe mwifatanyije kuko ni namwe muri gukompetana i Kigali kavuga ati rwa ruhanzi basi rwa ruhanzi yavukanye irende mu gukura ko yakuranye ubwenge yakuze ari kabayisenga ahuye n'iniga zimwongo zifege asomye ashinuka dread azinagaho zimwongo za benge arazirya hinduka umuhwere dore yasinze muze mu murebe arakora ngazurira indege shete mu kibuga maze gucenge inzara yapfumuye imyenge kubera life ngana nk'umukwege mu bahungu aratambara slang vanaho amabyi wiyogoshe penke mfite vase za OGC fake ndarya rukuma serviette ndirya negeka rinete nkunda guseka nubwo nafusete nigihaga mu gihe kayote kigize danje kiba mu bukote I don't give a fuck nigga shit damn akubanza gitera kubabaje gitera ambabaje abari bagusohora mu nzu ngo ngwiki no mu kiraro bansohoyemo abanyerondo n'inkoni nyinshi ngo byuka kafu n'umuheto ngo mutangatange ngo kitabacika iryo zina se nanze kugusubiza icyo nicyo gisubizo cyanjye kugeza ubu ngubu se nk'umusore ufite imyaka 25 kuzamura kibana na nyina uramugira iyihe nama cyangwa umubuye butumwe inama namugira hazakure ku gitenge cya nyina akizunguze yumva uko kimera cyaho kivuga nose ubu umusore w'imyaka 25 kibana na nyina urumva ufite ubu ngo Emmanuel Vero gasubira ku ishuri hera mu kangahe ya nahera ku ifege fege rimwe amafege abiri amafege 3 yababaye ukasasoreza ahagana he kuri Kiwingo Minisitiri w'urubyiruko ninde ni Kabera Minisitiri w'urubyiruko Edouard Ngirente ni Edouard Ngirente ubona nk'amafaranga yawe ari iki kiyamara ikintu kiyamara cya mbere ubundi bwose wari wibaho kwiba naribye nibyeho rimwe tu nibyeho umutima w'umukobwa arankunda cyane hari indirimbo waba waranditse itarigeze isohoka ya nyinshi cyane kabisa iya mbere muri yo wumva gukunze ni nk'iyihe gibana ndi gukiyibuka yo bita ngo ko ninjishene mane se nkatiye ifege iby'isi nirenge na bengo umwe wishyura inyende niba unshaka nsanga mu gihome ungemurira ihene urenzeho n'amata nyasome mu gihome ndafunzwe na zicyo nzira my friend alhamdulillah kamfungwe sinagigira mbifurije kesi muzage mwumva uko isheni imera sister ujya ubinkorera ansaba ko mbihorera ishene nkayipevera nkazasohoka jeli ndi general mu gihode na konse yaranzi ko ndi igisare ndoga nkaryama kare nijoro baryamye nkafatikaye were bararwarana imfata imanga square sekurire kora uburo ku kigoro kirire hola ibyorezo bizane bya Ebola of course are you serious go good morning teacher please teacher can I go out how old are you yego ko we fine 5 o'clock 2 o'clock 1 o'clock the nigga she smiling the bombo clat na deya umuntu wakubwiye ijambo ribi ku mbuga nkoranyambaga ukumva urababaye niri yakubwiye yari ndi kuvuga ngo mwamaye senyisa kuri live ngo akutu amaboko mu mufuka ashaka kureka gusabiriza numvishe napfumura muri phone nkagenda nkamushota umugeri w'amatwi nagaswe ngo mushaka uturimo tw'amaboko babo mwami Imana nongeye kugushimira shumi yanjye Tata twese mwiza gitare cy'amahanga Kristo waje mwisi ukemera kwitangira abana bawe urabizi nari biryanjye ndi umwana mwiza urabizi fege narakatiye nakaji cyangwa kayinaji n'iki ariko wallahi ja igihe nzazira mu ijuru nje kukureba nyagasani ntuzanenguhe nakubwiye ko basi ikintu ngiye nsaba kitari no hejuru
nta kavango nta kayinaji na kiwingo, ntuzanenguhe basi no mu ijuru batanywa n'inzoga. Nzajya nitsimba muri Edeni munsi y'igiti nkanywe nta muntu mbangamiye, vuba vuba mpite nisohokera ngaruke mu butabire. Urakoze rero kuba unyumvishe, kandi iryo sezerano uzarigumane Nyagasani, utazanyureza mu muriro ninyumuriro. Sawa ntari, urakoze kunyumvisha ubwo nyine warahe. Yes, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Hamwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV. Reka nkubwire nti ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu, ni amafufu amafaranga agufurebe. Nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi, rutarimba n'ibinyoma, intore idatoragura amagi. Tugarukanye n'umujene hano. Kwa tarashiniga kwaca ibintu ni netwe mumeze gutwe, narimba kumbutwe cyatwe murabitwe, ni rwa ruhatwe kabitwe. Ni rwa ruhatwe. Rwa ruhatwe utazariseka, iryo zina rirahenze maniga. Iryo zina rirahenze cyane. Rwa runetwe, rwa runatwe. None se ubundi none mu kinyarwanda cyiza ni hano batumva indimi. Izina ni irihe nyine? Ikinyarwanda cyiza bakigaga kera kandi nge ndi ubu. Uri ubu. Izina ry'ubu ni urihe? Izina ry'ubu urumva ni akazina k'agasirimu. Kuba byonyine umubyeyi yabyara umwana muri iki gihe, agapucura akagatera akakabwira ati rwa ruhanzi, ngo ka rwa ruhanzi. Urumva ko ari izina rishimishije. Rwa ruhanzi ni akazina kayunguruye. Ariko se dusesengura iryo zina ngo rwa ruhanzi ni urwo, hari ukuntu mufite kuvuga ngo ni urwo nyine, ni nta gaciro rufite, ni urwo ngurwo bararutaye, ni urwo. Ego ko we ninde wabikubeshye? none wese unaka kanya nagaswe ngo rwa ruhanzi bararutaye. Oya, nurwo rutakiriho, nurwo rutazwi, nurwo rwataye umuco, nurwo nyine, nurwo iyo bagiye kuvuga ngo ni ruriya, nurwo nyine, nurwo nagaswira. Ese ira fanta ngo harimo iki? Harimo akavango. Oya, fanta ntabwo ibisembuye burya. Nese izina ryanjye aka kanya mupfuye iki? Ko mbona ufite ishaza rya danje, urashaka no kunkubita se? Oya, ntabwo nagukubita. Okay, ntabwo, ariko nyine nge nari ndi kubaza kuko buriya nk'umunyamakuru yemerewe kubaza umutumirwa nagasubiza ibyo ashaka. Ndagusubiza ntari bimbaza. Ni iki cyatumye witwa iryo zina? Iryo zina se nanze kugusubiza, icyo nicyo gisubizo cyanjye. Ariko nibyo cyane shumi yanjye. Ibyo bintu warumbajije nibyo. Harya ikibazo cyagira guti? Kiragira iti niki cyatumye witwa iryo zina? Ngo iki? Umujene. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo gisubiremo noneho nyumva. Ndanakibagiwe. Amakuru y'iminsi. Iminsi ntago twari turi kumwe, ntago nyigenda mu bihe. Ahubwo ari kumbaza amakuru ishumi yanjye bita umujeyi tubana mu nzu, kuko iminsi nta n'ikintu dupfana iminsi. Ntacyo upfana n'iminsi? Kare. Ubayeho ute se? Ubayeho ugamije iki? Mbayeho ute? Ugamije iki? Njye mbayeho ngamije imyitwarire y'abantu bazima. Nk'urugero bagufatiraho ni uruhe? Urugero bamfatiraho ni uko baba bagesita, kuko urabona ko njye ndi umugesita, umwana wa geto warakaye. Ubundi umuntu wabaye geto wese abaza akihiringo. Umuntu wabaye genyero, man, hari ibintu biba byaratubabaje utazajya umbona gutya kuri kamera ngo ubone ngo ngewe uzane zagara nyinshi. Ushobora gusanga nariye ubugari nakuje nko mu mboga ari amazi nashyizemo urusenda. Ibyo ntabwo wabirya. Utabirya se? Reka. Yumvira wa mujene. Uravuze ngo ninka zakine ngo n'umuntu wabaye muri geto, utarabaye muri geto akaba akibana n'iwabo, ubwo bumubwira iki? Umuntu ukibana n'iwabo ataba muri geto, aho ngo urumva ko akiri idage. Ntabwo mwaganira. Reka ubwo se twahoze ibiki? Kugeza ubu ngubu se nk'umusore ufite imyaka 25 kuzamura akibana na nyina, uramugira iyihe nama cyangwa mubuye butumwe? Inama namugira, azakure ku gitenge cya nyina, akizunguze yumva uko kimera cyaho kivuga.
wese uba umusore w'imyaka 25 ukibana na nyina urumva ufite IQ ubana na nyoko ufite 25 ngiye mu gihe naretse natigise ku myaka yanjye 12 mbageta mwana 12 ese wazamenya ubwenge tubyuka baba 12 umubiri ubukiga uriga nyine uswari n'umwana ugira imyaka 12 akiri konka nese ubwo nagukiga maniga sisiyo ni ishuri none se ishuri uzariva mute imyaka 12 ubukiga imyaka 100 ubukiga kuba yigeza ya kugeza umungu nawe uri mu ishuri ry'icyo ariko aka kanya usunyigisha mama Nerivare nsubireye ubu ngo Nerivare ugasubira ku ishuri uhera mu kangahe ya nahera ku ifege rimwe amafege 2 amafege 3 yababaye ukasasoreza ahagana he kuri Kiwingo ubwo ni muri kaminuza bakunzi ba IM nyuma mu ndebe nyuma ya kamera natembagaye ngo wasoreza kuri Kiwingo hanyuma ubwo ayo masomo wazaya presenta mu kihe gihugu cyangwa se mu ruhe rubyiruko ntazaya presenta mu kabari mbwira mu kabari niyo ronche yawe niho wajya kuroncingira nese kare indirimbo nzi performingira nakubwira ute ntago indirimbo zawe zijya handi ufite n'indirimbo ndabizi yego ko je mfite indirimbo z'isi no mu rusengero baranumira nkajya kuziririmbayo ufite iz'isi nizo mu rusengero ziravanze cyangwa ufite iyo mu rusengero niyo mwisi yumvira wa mujene ndagaswa nese urusengero rurenze umutima n'uruwe indirimbo zanjye zose nyine nizo mu rusengero urusengero ni umutima ariko ni nabyo aho ngaho buri yari igihe ubutumira umutumirwa akakurusha ubwenge kandi muri beranditse ngo insengero ubwenge se nge ko mburya ubwawe hakunje ubwanjye nahagarukira ubugira ubwenge bwanjye waba uri hejuru cyane uko umukire atajya asonza niko nanjye ubwenge najya mburara ubwenge mburya mu gitondo ubwenge mburya saa sita buri uko mbwitsamuye ndabuporeza yego ujya ubyuka ufite nk'igitekerezo cyo gukora iki ujya ubyuka ufite nk'igitekerezo cyo gukora ikintu runaka ikintu runaka kabisa ni neza walahi nk'iki bwo ya mbyuka nyine ikintu mbyuka nshaka gukora ubundi ikintu mbyuka nshaka gukora se mbyuka nshaka kujya ku gahigo nyine gutigita hari ikindi se nk'ibyo tukavuga uti hari akazi se byibura waba uzwiho runaka ukavuga uti aka kazi niko kanjye nzwiho ni akahe akazi kanjye nzwiho ni ugucora ababosi kabisa hari na nomero zagiye zindambirwa kubera kuzihamagara mubwira ati nkubitira 1000 maniga senyisa yewe motari bibaye insazi nkubitiraho turuwasa ako niko kazi ubwo nyine muri make ndimbura mukora nka minisitiri w'urubyiruko aramutse akubwiye ati shaka nk'akazi ukora ubundi uze nguhe igishoro nk'umushinga wahita uzana imbere n'uwuhe minisitiri ambwiye ati rwa ruhanzi shaka akazi ukora nguhe igishoro minisitiri w'iki w'urubyiruko ese uramuzi ya si Kabera se minisitiri w'urubyiruko ninde ni Kabera minisitiri w'urubyiruko Edouard Ngirente ni Edouard Ngirente aramutse akubwiye ati tekereza umushinga wakora ngo uhe igishoro ni nk'uwuhe wahita uzana imbere uri proud yawo ubu se umushinga nahita mubwira vuba manuka zamuka nahita mubwira ati ngenda shaka umushinga nyine uwo mushinga nta mushinga waba ariwo ubu nyine n'uwuhe ntawubuze ubundi uravuga ati ese nacuruza byaba bigoranye kereka abanje akanamo nk'ubucupa bubiri yego ubu se watekereza utanyweye ubucupa bwa fanta bubiri wari uzi ko inzoga nyinshi zica inzoga ninde uzinywa ubucupa bubiri ngira ngo buvuze inzoga
Eya, Eh. naka ni agacupa. Ako ni agacupa nayo ntakigatera ubwo nk'ubwo bubiri. Kambanze nkubwire icyo namubwira gukora. Icyo nakora. We sha mbwira ikintu nahita nkora. Ngiye kukunywa, uri kumva sha? Ngiye kukunywa uhita umbwira ikintu minisitiri w'urubyiruko yambwira nkahita nkora. Urumva? Sawa. Nahita nkora depo y'amafege. Iki? Depo y'amafege kabisa. Urakoze sha. None se Rwaruha barumbwire hano ku isi urayibona uyiriho uranayizi. Uramutse ubonye nk'amahirwe yo kugira ikintu ukora ubona ubangamirwa gukora kabisa, bakakubwira ati okay, ikintu ubona ubangamirwa gukora hita ugikora tuguhe uburenganzira, nta kibazo ntutinye, nibwira nk'ibintu bibiri wahita ukora. iriya makuza nahita nyiyandikaho, na butike zose zicuruza amandazi nazo zose nkaziyandikaho. Nicyo kintu wahita ukora. None se Rwaruha iyo urebye ugatekereza urukora umujene ndabibona pe uri bana navuga kuri nka papa cyangwa ubona nk'amafaranga yamarwa n'iki? Ntabwo ndi nka papa cyangwa ndi Rwaruhanzi, nta muntu ndi nka we. Amafaranga ngo ubona nk'amafaranga yawe ari iki kiyamara? Ikintu kiyamara cya mbere nsanze ikintu kiyamara ari abakobwa. Abakobwa b'inshuti zanjye bakunda kumpamagara nyine, Rwaruhanzi umva mani mbabarira ni ukuri ndashaka amafaranga yo kwisukisha. Ubwo ntabwo arayanguza ubwo kandi sinjya nishyuza njye baranzi nka barman, niba nsabye 10 mpita muteraho tarani kugira azabone ko wenda nanganya n'ikofi nasi. Yego yanjye iyo mfite igiceri ndarekura. Urarekura. Ngira nk'umukobwa wahaye amafaranga menshi kugeza ku myaka uvuga uti kuva natangira gutanga amafaranga nyaha abakobwa, umukobwa nahaye amafaranga menshi namuhaye ayo Yero the Queen. Yero the Queen nagurishije ikibanza arabimenya, ndabipostinga ahita anyandikira ndavuga ati kareka ntabwo yaba ari Yero the Queen. Aranyandikira avuga ati ngende we tunahure n'ukuri, niba ari ndori wamuneje, niba ari Melody, kuko Melody niyo nabwiraga diru zanjye hafi ya zose. Melody? Bruce Melody. Ndamubwira ati njye nagurisha ikibanza niba ari wowe wamuneje Melody. Yero the Queen turahuza man, twahurije muri hoteli iriya Marriott yegeranye na Serena. Uyu mukobwa nahaye amafaranga menshi. Ubwo we wasigaranye angahe kugeza ubu ngubu? Ayo nasigaranye yose nahaye motari wanahanye. Ngeze mu rugo ndebye kuri balance mbona hari gucumba umwotsi. Mpita ngurisha inkweto, ngurisha ubuntu bwose bwo mu nzu, mpita nigira kuba ku muhanda mbimbwa nk'abandi bose. Oya shari ko si ubwo bivuze Rwaruha guhita ubimbwa nk'izindi zose. Barumbwire nk'ikintu buno buzima urimo cyakwigishije. Ikintu cyanyigishije ni ukutizera abantu cyane, ngabanya n'urukundo na emotion nyinshi. Mpita njya kwishaza bita karanyuture. Karanyuture kwaca. Rose kanguka noneho tuganire neza. Wabibonye ko nasinziriye? Nabonaga wasinziriye ko umuntu uri kumbwira ngo ati naye Yero the Queen amafaranga banumva usinziriye cyane. Noneho kanguka tuganire. Nigeze ko nakoze ikiganiro ahantu bavuga ati man abajeni baramfunze kuko nanjye aruzi nigeze guhamagara numva phone ntayiriho tu. Bavuga ati baramfunze. Mu by'ukuri njye ntabwo nigeze numva ikintu nyamukuru bakujishije bagufata. Ubundi bakimfunga ikintu babanjijije bari kuvuga ko natoboye inzu yose ari cyo banyekaho to. Baragukekaga cyangwa? Baranyekaga kabisa, ariko byari byo byaje kurangira atari byo nyine, barambeshyeye to. Ubundi bwo se wari wibaho? Kwiba naribye, nibyeho rimwe tu, nibyeho umutima w'umukobwa arankunda cyane, nicyo kintu navuga nibyo cyadani. Mbwira hariya muri gereza wari urimo ni icyo kintu cyaguhindura uri muri gereza? Ikintu cya mbere cyampinduye ahantu ubonera ko nyine ibintu bikaze. Iyo ujyanye bwa butesi uvuga tugiye kuryama kuri matora bakakuryamisha kuri sima, yego niyo uhita ugabanya ubutesi bro.
gereza turwanire kutajya muri gereza 10. bwira nk'ibintu bitatu bibi wumva ewana n'umujene yakubwira ati ndongeye nzanafunga ukore nk'umuntu uvuga ati njye nakora iki kintu nkafungwa, njye nakora iki kintu nkafungwa, mubwire nk'ibintu bitatu nk'uyu mujene uri kwitotomanga gutyo ngo njye ngo nakumena nkafungwa. Mubwire ibintu bitatu byibura. Ikintu cya mbere nuko uwo muntu ari ikigoryi bivuga nyine aba afite ikibazo cyo mu mutwe tu kuko hano aba yifuriza ibaza, ariko umuntu ukubwira ati umuntu wangura akamwifuriza gufungwa. Bro, ikintu cya mbere byonyine kujya ahantu utarasohoka ngo widedembye nk'uko widedembye mu gihugu, uhora ahantu hamwe ubona ibintu bimwe. Ngewe ubunoze ubuparafo bwose bwo hejuru muri gereza, yego ubu ko nibuciye muri parafo bwose narinze umubare wabwo. Nyine buri kintu meditiraho ukazajya umedita buri kantu, n'ahantu hafashe nk'agasazi karapfiriyeho k'umukara ugahora ukamedita, ukabara amaguru yako wagahaga, ukajya ku rugi ukarumedita, ukamedita udukondo cenagaza biba ari ibisazi 10. Iyo uri muri gereza uba iyo ugifungwa muri gereza nyine ukigera muri gereza nibwira nk'ibintu bitatu uhita wicuza ako kanya ukigeramo ntabwo uhita wicuza. Nyine uba ugira ngo mu gitondo urabyuka utaha, mu gitondo bakujyanamo ukavata po ndabyuka ntaha. Mwafande yaza nko gufungura aje kureba umuntu ukabura agingo afande ngo njye ni ukuri bambeshyeye cyo kuryama vuba vuba. Bakubeshye waje hano se ubeshyirwa uzabiburana bagutahije ukavata ubwo byanze uyu ngo nzataha ejo. Ubundi ahantu umenye ko wafunzwe iyo umazemo icyumweru cyangwa iminsi 4 nshata vati kancishe bugufi nafunzwe. Ngira ibintu uhita utekereza nka bitatu uvuga uti mana ibi bintu mba narabikoze cyangwa se mpaya ya mahirwe. Ikintu cya mbere tutekereza navati mwamana nsubiye hanze niba ari agacupa wazize agacupa sinzongera kuko ngo ni ibisazi n'umuntu nzajya munyuraho kuko icya mbere cyo iyo wafunzwe nibwo none utangira no kumenya ibyaha, yego ukamenya n'uburyo ubyirinda. Yego wubaka akanya utarafungwa dushobora guserera nkajya kubona undasha umugeri w'amatwi ariko ngiye kubera nzi icyo cyaha uburyo gifungirwa n'amategeko gihanirwa. Yego nkagupo yego kinkubita uwo mugeri w'amatwi nyiva amaraso nkajya kuri RIB kavati aranyangije gangster baza kuguterura bagutendeka nibwo umenya icyo ukoze. Yego no kuvuga none se ko mbarane nk'abajeni bagera muri gereza hano hanze turababona ugasanga yongeye yasubiyeyo no kubera iki kandi ugasanga cya kindi yasohorewe ni nacyo yongereye yinjiriwe muri gereza no kubera iki bari abajeni babikora. Hari igihe aba ari karande z'imiryango mwana, hari igihe nk'umujene nyine wenda first of all sizo yego hari igihe peti aba street yego nta famiye tu yego nta muntu agira umwitaho yego peti niba bamujyaniye wenda kwiba yego yibye kugira ngo aze kurya yego nagaruka street n'ubundi baramurekura asubire muri wa muhanda yego nta kindi arakora nabona inzara imwishe yego n'ubundi amahitamo arongera yibe yego bamusubizeyo. yego hari n'abantu basohora ugasanga yanze gusohoka ngo kareka ugiye gutsoka ngo mana yanjye ngo mumishe ngo fanda arambwiye ngo nahe ngo kare akihisha ngo iki nose niba peta ba ku muhanda nta kintu agira arya nta kintu iki akabona baramufunza byutsa arya ikigora nk'igikoma yego yoga neza ubona ari ubutama aho hantu yahavuta yarabaye akayobe peta so kubona yarakeye. Yego none se Rwaruha umaze nko gufungwa nk'inshuro zingahe? Cangiye yamaze gufungwa inshuro imwe. Ngira nk'ikintu ukigera muri gereza cyagutunguye mbese wumva ukuvuga ati yewe iki kintu ntabwo nari ko kinabaho? Ikintu cya mbere cyanunguye muri gereza nuko buriya muri gereza haba huzuyemo n'ababosi. Numvaga wenda muri gereza hajyamo ingegera gusa
haba harimo n'ababosi kabisa. Yari umubosi nozaga ibirenge nkamukarisa mva nanjye nkamukorera massage mani akansora nyine kwa yari arwaye igifu babantu babarwaye igifu barya hanze agenda tugasangira kire kabisa namukoreye ubuntu bwose namusasiye nzi guca bujagire ku babosi Kigali no gukanguka mani Kigali se ubu wabaho ute udakangutse ngo ucane amaso uzizera nyoko se uzizera so se we kuri ubwawe mani wikizera umuntu wa kintu niba ari icyo giceri ukibona ntuzapinge kandi igiceri cyose kirabara yego hari igihe ujya kohereza umuntu igihumbi haburaho veni nibwo umenya ko na veni ibara yego none se Rwaruha barumbwire ubundi wari umuhanzi mu busanzwe hari ikintu kuba warafunzwe hari ikintu byongera ku buhanzi bwawe cyangwa cyabigabanyijeho cyarabugabanyije nk'igiki ikintu cya mbere tu narafunzwe ndiheba bya hatari mbona ukwezi kwa mbere kurihiritse ukwa kabiri ukwa gatatu bituma niheba n'indirimbo kuzandika nkayandika nkahita numva biranze mani nasohotse nyine ari ibisazi tu hari indirimbo waba waranditse itarigeze isohoka ni nyinshi cyane kabisa iya mbere muri yo wumva gukunze ni nk'iyihe jyiba ndi bukiyibuka yo bita ngo ko ninjiye ishene mane se nkatiye ifege iby'isi nirenge na benga umwe wishyura inkende niba unshaka nsanga mu gihome ungemurira ihene urenzeho n'amata nyasome mu gihome ndafunzwe na zicyo nzira my friend alhamdulillah kamfungwe sinagigira mbifurije kesi muzagwe mwumva uko isheni imera sister ujya ubinkorera ansaba ko mbihorera ishene nkayipevera nkazasohoka jeli ndi general mu gihode na konsi yaranzi ko ndi igisare ndoga nkaryama kare nijoro baryamye nkafatikaye were bararwarana imfata imanga square sekurire kora uburoko ikigoro kirire hola ibyorezo bizane bya ebola ndibuka nkora izamuka luluma za ewabola popo yes man ufite n'indirimbo nziza cyane umujene ni ukuri ko man ufite n'indirimbo nziza cyane barumbwire nk'umuhanzi hano mu Rwanda mwakompeta umuhanzi hano mu Rwanda twakompeta umuhanzi twakompeta atari ibintu byo kukubeshya tu ngewe umuntu turi kuri rev imwe twakwicarana tukaganira w'umuhanzi nkunda no kubivuga abaraperi bo mpita mbashyira hirya yego kuko ni ba grand frère na ba petit frère yego mu njyana ubwo mpita mubwira umuntu tutari mu njyana imwe yego umuntu twicara tukaganira ni Melody Bruce Melody bwira Bruce Melody nk'ibintu bitatu bituma mwakwicara mukaganira icya mbere cyo Bruce Melody anyubahira talent mfite ni n'abahanzi bose tu kuko ngewe nageze kuri pen mwandikira Diamond song yego mwandikira indirimbo igushimisha kabisa mu kwandika nyine aranyubaha ba Racine baranyubaha ba Kevin baranyubaha wenda abantu nyine bataba bakuba biyumva bavuga ati ni abakera nka ba Pifura ni ba Grand Frère ba Fireman ba Buda ba Riderman ariko bano muri Gen Z nta muntu turi guhangana kabisa ubu nta muntu muri guhangana none se nko wenda havuyemo Bruce Melody ukavuga ati rero habonetse umuterankunga kandi urumva ko ufite n'impano mu by'ukuri ni uwuhe muntu uvuga uti byibura uyu nguyu niwe nshaka ko nshyira mu ndirimbo yanjye umuterankunga abonetse nahita mubwira ati jya gufasha G-Tough kuko niwe waririmbye kuri ka kandi njye ntuzaze kuntera inkunga mu muziki wanjye nose umushiki wawe ntabwo ushaka ko ahubwo ukaza kuntera inkunga mu buzima bwanjye mu buzima umuziki uzawundekere ntuzi uburyo wanjemo ntuzi n'icyo Imana yawupangiye wewe ngwino ahubwo mbere management y'ubuzima bwanjye ujye umenya uti uyu munsi wariye ejo uzarya inzu nizo nzayishyura ububazo nyine bwo muri life English banjemo cyane batafaka nyine
none uzi na English byatari. Ego ko. Yes of course nigga. Are you ready? Me tired too. Are you ready nako? Umuntu ramutse umubwiye ngo ngwino nsange hano dukora ikiganiro mu cyongereza. Wabivuga ngo iki mu cyongereza? Come and close you being interview. You being interview. Yeah, nigga. Yeah, of course. Are you serious? Go. Good morning, teacher. Please, teacher, can I go out? How old are you? Yeah, go away. Fine. 5 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock. The nigga she smiling. The bombo clat in a day. Hehehe. Rambona ngaraseka. Ayo rwaranze none imbavu zirandi. Umva nk'uburyo buri kunsekera. Bote bazisekera bate? Akujya usenga? Ya. Gusenga nasenga tu. Iyo urebye ku giti cyawe wumva gusenga bifasha iki ku muntu? Hari ikindi se nyine. Bimufasha kwishima. Kwishima. Umuntu udasenga we ntago yishima se? Umuntu udasenga se? Njye ntago ngendana nabo, ntago mbaza. Abo tugendana bose barasenga. Abo mugendana bose barasenga. Isengesho rigufasha we ni irihe? Ya, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté ne nous soumette pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, amen. Icyo ni Igifaransa? Ya, oui, je comme ça. Je parle français, merci. Paris. Ese Rwaruha, ni ikihe kintu uri gutegura mu myaka 3 iri imbere? Mu myaka 3 ikintu ndi gutegura sinzi niba uzageraho. Numva nzageraho. Sha urupfu ruri hano ko rutatworohesha umi yanjye. Ntago nakubwira icyo ndi guteganya mu myaka 3 kuko sinzi niba nzagerayo. Ahubwo nakubwira icyo ndi guteganya uno munsi. Yego. Ya. Uno munsi ndi gutegura kurya. Nkanaryama tu. Ejo hazaza kuri weho. Ejo hazaza nihashaka nihazanaza. Nubundi dupfe tujya mu ijuru. Ejo hazaza kuri njye ni urupfu mwisangira abandi bapfuye. Uba wumva ijuru ribaho se byanyabyo? Ntago numva napfuye ugutwi kumwe. Wapfuye ugutwi kumwe? Kandi ukundi ntago kumva ijuru. Kumva isi kuko ibintu nkora byose nibyo kwiza. Mu ijuru simazi. Ugutwi kumwe kumva isi, ukundi kukumva ijuru. Oya, ukundi kwarapfuye. Ubwo kwapfuye ni ukuhe? Kwibumoso. Ubwo uko kwibumoso kumvaga he? Muri wese. Rwaruha noneho iyi interview none irankomye. Nukuri ko Imana interview irankomye. Nose mbarumbwire, iyo nkurebye gutya n'amaso yanjye, umuntu ukunda kwicara utekereza cyane. Ubona ari ikihe kintu cyagutwaye ibitekerezo? Sha. Njye nta n'ikintu mba ndi gutekereza. Ahubwo imitsi yanjye sinzi ibintu biri gukora yo mu mutwe. Nibi biri kuyobora ibitekerezo by'ubufu. Nshobora kwicara gutyo ukabona nta medicine natekereje. Mu mutwe harimo fufu. Nta n'ikintu kibereyemo. Nta kintu kibereyemo. Ubona ari nk'ikihe kintu wumva baba warakoze ugira ngo byibura abantu bishime ariko bategeze bishima? Ya, ntago ngiye nkunda gushimisha abantu kuko nta kintu abenshi baba bamariye. Ibintu byose ngiye mbikora ku nyungu zanjye. Nta muntu nkora ikintu ngo yishime. Reka. Njye nshimisha amana abantu ngende byeri. Njyewe ndi baba mansuzi bo mu kabari. Ikintu gishimisha abantu ni ikintu umuntu akunda tu. Kandi urumva umuntu ubwanyanga ntago namushimisha. Yego. Je comprends. Nose Rwaruha uri nk'iwawe, njye nkunda kwibariza ibibazo rwose. Uri nk'iwawe bakubwira ati tubwira ikintu wumva twagukorera kugira ngo ujye uhora wishimye useka. Ni nkibigira nk'ibintu wahita waka nibiye. Sha umuntu nyine agiye. Kuko mbona warababaye cyane ntujye useka. Ya, umuntu kereka nyishyurira inzu tu. Akwishyurira inzu. Icyo ngicyo najya nseka kuko ikintu kingora cyane ni inzu. Inzu nicyo kintu cya mbere kiye kikugora. Nose iyo wumvishe ko kikugora uba wumva ari ikihe kintu wumva uzakora ku buryo icyo kintu cy'ubwoba kizavaho?
iki ubwoba kumva kuvuga ati mana yanjye iki kintu ndashaka kugikora ubwoba buveho. ubwoba bw'iki bwo kwishyura inzu. nta bwoba njye mba mbifitiye wowe warumbajije ngo ikintu umuntu yankora kugira nishime ubwiye ko yanyishyurira inzu ariko nta bwoba njye ngira bwo kwishyura inzu bivuze ngo nta n'ikintu ujya utinya. ntinya cyo ukora nyine icyaha tu icyaha gukora ikintu cyangusha muri gereza ikintu cyatuma nyine leta imbona nabi ikintu cyatuma n'abantu bambona nabi iki kintu ntabwo njye nyikora. sari nk'abantu bajya bakubona ku bintu bitewe n'ibiganiro ukora n'amagambo ugenda uvuga bakakubwira nabi tukamenagurana ubu se wambwira nabi utangaburira ukaza unza nawe uzagarura utwe nka rumena mfite ikigeri igishoti cy'amatwi nkayazibye ntazagara bro ntazagara nose rwaruha n'igihe mpura n'umufana ngo ngo rwaruhanze agashaka kumobera nambaye iwayiti bamubwira ati rwaruhanze n'iso urankoraho ndahita nkwereka ko nasangira dodo na nyoko sa nk'unkoraho rimwe urebe njye nta muntu ujya unza nawe uzagara ngo niyo yaba ari umufana uzajye gufana ikipe y'umuryango w'iwanyu njyewe uzipowere rwose. ariko si iyo ndebye iyo nge barunconeshe byibura nk'ikintu wumva kiguteye amatsiko hano kuri weho mu minsi iri imbere. kubona nararyoshye nsigaye narabaye umupapa mfite umugore urugo rwiza karudineri nkacunga fureshi buriya sinzana abantu batereka imisatsi kenshi usanga ubwenge wapi uriya umusatsi unyunyuza ubwenge. umusatsi unyunyuza ubwenge niyo n'abantu bafite imisatsi buriya nta bwenge baba bafite. ibintu ngo by'amatentiri ibintu by'imisatsi wapi ukiriya karudineri mumere nk'abana beza kararyoha. ntabwo ujya ubona n'abahanzi kandi bameze neza bafite amatentire mu mutwe. ntabwo njya ndeba abahanzi. ureba iki? Colombe ubwe ntabwo ujya ureba abahanzi. pepe nta ndirimbo nshyashya ngo mba nzi ngo yasohotse njye mba mugiye mu gusubiza abantu kuri WhatsApp ku mbuga gusa nsubiza gusa kugira ngo ndebe basi niba hari umugisha uza. umuntu wakubwiye ijambo ribi ku mbuga nkoranyambaga ukumva urababaye n'iri yakubwiye? yari ndi kuvuga ngo mwamaye senyisa kuri live ngo wakute amaboko mu mufuka ashaka ukareka gusabiriza numvishe napfumura muri phone nkagenda nkamushota umugeri w'amatwi nagaswe ngo mushaka uturimo tw'amaboko baba wumvishe bamusubiza iki? nahise mfunga live ndavati nasebye kabisa. hari ikintu ujya ukora hari ikintu ujya wumva ufite imbaraga zo gukora ariko ukumva ucitse intege kandi ukumva wagikora. umujene ahita guca intege kabisa ukumva ngo ubuje gusabiriza ngo ntakiyeduze ngo mwigize abasabirizi ngo mwigize ngo abasitari nta biceri ngo ujye gukora sha ntagase. nari naje mfite imyuka ndi kubona abantu desa bagezeho mpita mbura icyo mvuga abantu bose batangira gusubiza wa wundi ngo nibyo wana ngo washatse iki ngo turimo tw'amaboko uwo muntu bamugushyize imbere n'amaso yawe wamukorera iki? nahise mbanza ndicara ndamumedita nahise nanarya screenshot ndagenda ndamureba ndamwiyandikisha ndamubwira ati rega muvandimwe turimo tw'amaboko umuntu yadukora ngo ahubwo se wandangiye akazi turaciringa nshaka kuzamufatira ndamubwira ati utuye hese yarambabaje byataye bato n'umujene akimbwira ahantu atuye nzamushuka duhure mushotagure ubwo amahirwe wanze yarabimenye uwo mujene wagiye hari icyo dupfa yahisemo igitoki mubwiye ngo nuye batuye yahisemo igitoki nyine ubu sinyikora live ntabwo wajya kuri live kuri TikTok njyaho nyine ngiye kuganira ubwo ngubwo iyo ngiye gusaba mpita nyura nko ku mu content creator nkavata ubwo nyine igiceri cyanze nsabira ukabanza ukamunyuraho bakaguhengeka kamengeka kuko ngeyo ndi gusaba ngo reba ngo uruntu rw'urugabo ngo wabuze ikiyede
Rose Rwaro wari kuvuga ati ujya wifuza ngo nko kuzagira urugo rwiza n'umugore mwiza, uba wumva umugore mwiza kuri we ari umugore umeze ute? yanjye nkunda abana beza tu kibebeli bucura cyane kiri joteme kiri tarebye giteretse hariya kabisa ureba nawe ukishima. Yego cyane ureba ugahita ujya mu rukundo cyana cyiza tu. Urebera ku isura, urebera mu bikorwa? Ubwo ngubwo utari mwiza, udafite akaburi keza, udafite mu isura heza, ufite igiceri tubiganiraho, nsanga muri biro muri ofisi yanjye tukabiganiraho. Ku giceri ntago njya musha, ariko niba uri mubi nta n'igiceri ewana uzajye gutiretwa n'abanyonzi n'abamotari, aka kanya ukajya kumva ikijene ngo munda ngo munda, ariko ibyo ngibyo umuntu ubiwabo niwe ubivuga, ntago waba waraye ku gahari uba muri geto ngo munda yakurya ujye gusakuza. Kareka akubanza gito yarakubabaje? Geto yarambabaje. Abari bagusohora mu nzu ngo iki no mu kiraro bansohoyemo abanyerondo n'inkoni nyinshi ngo byuka kafu n'umuheto ngo mutangatange ngo kitabacika, ngo none ngo mu nzu ugira imana bamusohora mu nzu. ati bansohore no mu kiraro. None ubwo muri make wumva wowe ahantu ukunzwe hano ku isi ari hehe, uruhande uherereye? Njye mba mbona ahantu nkunzwe cyokora mfite igiceri ndakundwa. Iyo umuntu afite igiceri arakundwa, ariko ubundi nta kintu ufite nta hantu wakundwa rwose. Uzi kubona ugendana n'abajene bakagura irya mbere irya kabiri umeze utyo mu mufuka uri vide, gusa abo bajene ubwa kabiri bazagukunda. None se Rwaroha, urabona uracyari mutoya pe, sibyo? Nko mu myaka nka 20 iri imbere, mbo noneho ukavuga uti rero muri aba bantu babiri wakuze ubabaye kandi bo bari babayeho neza, ukavuga ati aba bantu babiri nta kintu bagufashije kandi bari abakire. Shaka nkubwize kure, Bruce Melody na The Ben njye nabibabwira, muzambare ino video izagere kuri Bruce Melody na The Ben. Aka kanya mwe mwifatanyije kuko ni namwe muri gukompetana Kigali, ukavuga ati Rwaruhanze basi buri wese agiye kumuha desi 400 njye nagira igishoro, ariko n'izina ry'Imana nta kintu kibi nabavugaho. Basi icyo kintu ni mutagikora muzamenye ko hari umuntu wabasabye mwimye. Bruce Melody, The Ben, buri wese musabye desi, buri wese desi muzitange, bazitange baguha inoti ya 400. Inoti ya 400 wayikoresha iki? Nzahita nkora agashoro ncuruza ubuntu bw'amasaha, nyine akazu k'abagenti nambara ijire, ncuruza amayinite, ncuruza n'ubuntu bwaho ndi buba mu kazi. Yego shara nzaba nyize kabisa, n'imodoka nzayigura. Numva nta nubwo unasaba menshi bayaguye. Bruce Melody na The Ben, nkanjye CEO wa IM Irakiza Media TV, mu mpere Rwaruhanzi inoti ya 400. Nizagara ni pow shit them nigga motherfucker way no way shit go away, vira mu nzira besire courage, I don't give a fuck nigga po killer ski po. Rwaruhanze yavukanye irende mu gukura ko yakuranye ubwenge, yakuze ari kabayisenga ahuye n'intega zimwongo zifege, asomye ashinuka dread azinagaho zimwongo za benge, arazirya hinduka umuhwere dore yasinze muze mu murebe, arakora ngazurira indege ishete mu kibuga maze gucenge, inzara yapfumuye imyenge kubera life ngana nk'umukwege, mu bahungu aratambara slang vanaho amabyi wiyogoshe penke, mfite vase za OGS fake ndarya rukumaye serviette, ndirya negeka rinete nkunda guseka nubwo nafusete, nigihaga mu gihe kayote kigize danje kiba mu bukode. I don't give a fuck nigga shit damn. Cyakoze Rwarurankomye. Dusoza gira ubutumwa utanga. Ubutumwa natanga, telefone yanjye ireze wende nandikire ndemo ubutumwa. Oya muhe ubutumwa nyine hano kuri kamera, bwira abajene urubyiruko rwawe.
usanga bari kwiba, usanga batari gukura mu mufuka ngo bakore. Ikintu nabwira nyine dusoza, ikintu nabwira abo bajene biba bakura amaboko badakura amaboko mu mifuka ngo bakore, bakomeze babikore nyine, murangira tsera bahamagaze bajye no kurya impungure, habuze abazirya bazakomeze. Ujya usenga usoje ikiganiro, senga dusoje. Mwami Imana, nongeye kugushimira shumi yanjye, Data wa twese mwiza, gitare cy'amahanga, Kristo waje mu isi ukemera kwitangira abana bawe, urabizi ntaribi ryanjye, ndi umwana mwiza urabizi, fege narakatiye nta kaji cyangwa akayinaji n'iki, ariko wallahi ja, igihe nzazira mu ijuru nje kukureba Nyagasani, ntuzanenguhe. Nakubwiye ko basi ikintu ngiye nsaba kitarenze, kitari no hejuru, nta kavango nta kayinaji na kiwingo, ntuzanenguhe. Basi niba mu ijuru batanywa n'inzoga, nzajya nitsimba muri Edeni munsi y'igiti nkanywe nta muntu mbangamiye, vuba mpite nisohokera ngaruke mu butabire. Urakoze rero kuba unyumvishe, kandi iryo sezerano uzarigumane Nyagasani, utazanyoreza mu muriro n'inyumuriro. Sawa ntari, urakoze kunyumvisha ubwo nyine wallahi. Ciao ciao ya. Yes, murakoze mwe mwatangiye iki kiganiro mukaba mugishoje. Nge mwumvaga kuri mikoro inyuma ya kamera ni wa muhungu wanyu Dani, Kitatere cya Mutabazi, rutarimba n'ibinyoma, intore idatoragura amayugi. Kutavuga ngo guma guma. Guma guma se nge ndi umushumba.